umukobwa yagiye kuvuga ngo uya broke urumva byamucanze wasanga yari afite n'ahantu akorera amafaranga ariko amafaranga atamuhagije ari make cyane nta imishahara dukora nituyizi aya mafaranga abantu turayakorera umunsi ku munsi ariko umuntu yavuga ngo turakennye ntabwo bivuze ngo ntago agira ahantu abyuka ajya mu gitondo hari akazi k'inica ntikize nyine ko kugira ngo akore rero akazi mwana akazi katari bukwice katari bunagukize nyine ubwo reka nkubaze ikintu kimwe mwana nk'ubu ngo bihumbi 100 gutya nawe umwe uri umusore uba muri ghetto sibyo wowe bihumbi 100 wawe managing uti babiguhemba iyo ghetto byansaba sinzi niba ari Kigali ariko byansaba nka ghetto y'ibihumbi 10 sinzi niba ari Kigali ibaho si yo ngiki uretse nyine niyo mpamvu ni kubwira no mu cyaro nta cyaro cyo mu Rwanda kibamo ghetto y'ibihumbi ubwo rero ibyo bihumbi 100 nta kintu byakumarira ikintu navuga sibyo ikintu nabonye yo president yatanze umwanya akenshi ngiye niyo ndebye mbona bamubaza nk'ibibazo nawe ashobora kuba atungurwa tu we president aje kubaza ibibazo sibyo ugasanga abantu bamubwira nyine ni iki kibazo ni iki abo ugasanga abantu wagira ngo abantu batinya kubaza ibibazo nyine bihari tu aho ugasanga abantu ngo nyakubahwa ngo turagushimira ibyo gushimira president ni byinshi ni wabivuma nawe arabizi sibyo ni byinshi ibintu byose washimira ariko ABCD washima paka buki we nge ndamya ko uriya no musirikare man ntago abaza no kuza kumubwira ngo mwakoze nyine yarabikoze arabizi ko yabikoze ugasanga ngo mwarakoze ngo byagenze nguko karangira umuntu arashimiye gusa kandi ntabwo president yaje yavuze ngo mushimire kaba yaje ngo mutange ibibazo urumva man ugasanga nyine abanyamakuru gwera kwambira kwanga nyine ibintu babajije bro nta kintu kimwe kirimo gifite ireme kabisa ubukene buranuma mu bintu by'abahanzi abanyamakuru ba showbiz muki hari n'abahanzi dora tuvuga bari kubivamo kandi bafite impano nta kirimo ari ibintu byakabatunze bafite impano zigaragara uranurebe kakubwira kugira ngo umenye ko nyine umuziki wo mu Rwanda nta kirimo nura nk'umuntu ufite hit muri Uganda yego ntabwo ushobora kumubwira ngo ajye kuba muri Amerika sibyo umuntu ufite hit uri korera amafaranga kabisa ntabwo ushobora gufata nka Fik Fameka umubwire ngo jya kuba muri Amerika ari amafaranga ajya gukora turimo tw'amaboko aririmba harakuza ama stade bakamuha miliyari ntabwo ushobora kujya ariko hano mu Rwanda ubonye opportunity ahita agenda akigumirayo ntagaruke yaba n'ugenda akagaruka abasigaye connection ku buryo yasubirayo niba hari ingero z'ahandi hantu bino bintu bitunze abantu yego bikaba nyine urubyiruko uzanka muri Nigeria ni akazi umuntu abyukira kuri TikTok ari akazi Instagram ari akazi urumva nta kindi kintu ubona akora kandi n'ugasanga ni timu y'abantu benshi cyane bihemba twebwe nyine harabura iki ko tubifite ko tubikoresha internet ko ihari uzi ko ngiye byanyeretse ko bwo ino internet tuyipfusha ubusa nshaka kuba tuyikoresha nka 5% y'ibyo twakabaye tuyikoresha sinze impamvu nkomeje kwibaza urumva niba koko leta iri gupanga ama strategy yo guhanga akazi bavuze ko bagahereye kuri bingi y'urubyiruko rwisanzemo cyane muri iyi myaka 5 ngo bazahanga akazi niyo ari miliyoni zingahe urumva oya ni ibihumbi muri 10 urumva bavuze ko nyine bazahanga akazi kangana gatyo niba urubyiruko nabo ubwabo bazi ahantu nyine hava imirimo kandi ndakeka niho hantu hari imirimo yagaburira abantu benshi iyo strategy yabo yaba yajyagamo urumva byakoroshye urumva no gutanga akazi nyine ku bantu benshi urumva ko akazi kava ku mbuga niko kagaguruka kagakora stock y'inkweto nako shop y'inkweto kagakora shop y'imyenda urumva ko sinye kwanza zino mbuga zamaze no gukora nabwo ushobora kubishobora wenyine ukenera abandi bantu bagufasha kandi bahembwa abo n'amafaranga n'ukuri zino mbuga ibyo bintu baramutse babikoze igiciro cyose byasaba nyine bagashora niba no gushora bakabikora urumva ntago ari ibintu bakicuza ko ari amafaranga se ntiyavaho umusoro oya none se leta urayambwira ko yabura amafaranga akora monetize oya nyine niyo mpamvu turi kwifuza ngo leta ni ikintu gikomeye niyo mpamvu turi kwifuza ngo nkuko nyine baza bakayatinga iyo twadekonye hari umuntu mu rubyiruko wadekonye wavuze ikintu kitajyanye cyangwa se hari uwabwiranye n'undi nabi urumva kuri saga zabayaga minisitiri baravuze none kuri kino kintu none se ko turi gusaba ikintu none kiri serious cyatuviramo n'akazi bwo mwaje mukatubwira ngo
tugiye kubijyamo cyangwa se biragoranye kubera ubu buryo ariko biri kwigwaho byibuze twicare tuzi ngo biri kwigwaho apana kuba cyangwa tumenye ngo ntago bishoboka ere ya turimo ntago byakunda ko ntago byemera izo ads flowing hejuru kuko hari n'umuntu wirirwa yibikanga kuri za TikTok azi ngo bizageraho bimuhembe bamwe banabireke tujye cyangwa izo mbuga ba nyirazo barinde banazifunga nta n'ikintu kuko abandi bantu birabakijije pe ari ingero z'abantu tuzi byakijije mu bindi bihugu ariko hano kubera nka Show Speed ni urugero nta kindi kintu ni imbuga icyatumye bamutumira se internet. What's up people, this is Open TV, my name is Pati. It's your boy Rush aka Kafuru boy kuri Open TV. We back again. Twagarutse muri studio. Urabizi duhora duhinduranya ama location, sometimes tuba turi mu rugo, sometimes tuba turi muri Kuri Street, sometimes tuba turi muri hano ubu turi muri studio rero sasa. Ndashaka kubwira abantu batari gukora subscribe mwiruke. Muri kuduhemukira kandi ejo tubihagarika muzajya muvuga ku cyo abahungu ngo babiretse ari mwe mwanze kudutera ingabo mu bitugu. Arebe boro bishasha tubafitiye. Uziko abantu banga kugufasha gutya wacika inajye wabireke mwajya muhura cyangwa kubana kwandikiye nko kuvuga ngese ngo kumwabiretse kandi atarigeze nakora subscribe man niba nta mutame wadukandiyo kanda subscribe ubundi dukomezanye ibyo ubibona uri uwa mbere cyangwa se uri mu ba mbere. Hano ngaha hari ikibazo Kafuru gikomeje kwibazwa nyine n'abantu ariko nanone bakomeza kukibaza kubera ya nkuru yabaye saga ya wa mukobwa wavuze ko akennye yavuze ko akennye kimwe nyine urubyiruko urundi rubyiruko nabwo asanga bihuje n'abantu benshi ashanje igitekerezo cye afite abandi bantu bagihuje yego umubare munini w'abantu baragihuje so rero byaburijemo abantu bari bamuteye amabuye bavuga yuko ibintu yari yavuze biri politiko kurusha economico nyine biri igice kinini ngo cyari politiko ngo kurusha uburyo buri economico kuko ngo bavugaga ko ari ugusebya igihugu gute se mu buhe buryo nyine no wabyanditse Kabagambe urumva ubundi uri akara umuvugizi wa university ahurira he n'ibyo bintu urumva nyine ariko akora mu rwego rwa leta akora mu rwego rwa leta rwego rutangira imibare ni rubandi bavuga ngo NISR ni National Institute of Statistics of Rwanda nkeka wenda ko umuntu ukora amahanga ari we wari kuza ni ikigo cya statistics yes nkeka ko ari we wari kuza akaba ari ubinyomoza urumva nibwo nashobora kubinyomoza iyo mibare wenda nitwemeranye ko rega nubwo wenda ngenda hano ko hari abantu bafite utuzi tutanditse twinshi cyane iriya mibare nyine kuyinyemeza kereka nanjye ukoze breakdown ukanyereka gutya kuko wabibaza none se ubundi ikindi kintu ari abantu bitiranya hari ukuntu umuntu afite akazi k'intica n'ikizi tuvugisha nk'ubu ngubu urubyiruko abantu benshi bahembwa 100,000 kafuzo ko baza araza akakureba urumva tuvuga wenda ufite akazi nona ndaje nje kubarura ndakubajije ati ufite akazi ukambwira uti yego ariko nikarangira nagazagaruka ngakubaze niba kararangiye cyangwa kwaza akazi ufite baguhemba ngahe uyakoresha gute usavinga ngahe nyine oya babaza niba ufite akazi gusa yahuye nawe wenda umaze iminsi uri mu karaka nyine ufite akazi niyo bagenderaho wahagurutse uragenda ari ibyo ngibyo rero koko bya 18 bavuga byaba ari byo ariko uko none sereka ngo nk'umusekirite barusekirite uziko bayembwa abenshi abahembwe batitaye ku amafaranga yawe uko ya managing fa kuba wavuye mu rugo sibwo reka ngo bazi ikintu kimwe mwana nk'ubu ngo bihumbisha gutya na umwe uri umusore wa muri ghetto sibyo wowe bihumbisha na waye managing uti babiguhemba iyo ghetto byansaba sinzi niba ari Kigali ariko byansaba nka ghetto y'ibihumbi nk'icumi sinzi niba ari Kigali ibaho si yo ngiki uretse nyine niyo mpamvu ni ko no mu cyaro nta cyaro cyo mu Rwanda kibamo gate y'ibihumbi ubwo rero ibyo bihumbi 100 nta kintu byakumarira sinzi n'abagena imishahara bari urumva kuko umushahara niba uriya mukobwa yagiye kuvuga ngo uya broke urumva byamucanze wasanga yari afite n'ahantu akorera amafaranga ariko amafaranga atamuhagije ari make cyane nta imishahara dukora ni tuyizi
aya mafaranga abantu turayakorera umunsi ku munsi ariko kuba umuntu yavuga ngo turakennye ntabwo bivuze ngo ntago agira ahantu abyuka ajya mu gitondo hari akazi k'inica ntikize nyine ko kugira ngo akore rero si akazi akazi katari bukwice katari bunagukize nyine anyway ndumva ngiye atari cyo cyari kinzanye cyane ibyo bintu ko byavuzweho cyane gusa hari ibindi biri ku mbuga njyewe ibindi biri ku mbuga tubyihorere ahubwo reka twimagine sibyo kubera iki abayobozi nyine abayobozi b'u Rwanda abayobozi nyine mu nzego z'ubuyobozi yego njyewe ndebye mbona ubwo njye nigarukiye muri media nubwo nabira byari biri muri media cyane nigarukiye muri showbiz yego abayobozi bo mu Rwanda akenshi ubusanga badaha agaciro media nyine showbiz umyidagaduro urumva ntago nyine ubona ubuzima busanzwe ntago wagira ngo ntibaba nabibona urumva yego ndibaza kubera iki abayobozi cyangwa se abantu bafite abantu bavuga ari kijyana mu gihugu akenshi bagaruka ku myidagaduro ari uko hari ikintu kiri dangerous cyabaye urumva cyangwa se ari uko hari umuntu ngo wabwiye undi nawe nyine ikintu kiri negative akaba ari bwo bigaragaza tukabona ko kumbe babikurikira kuko hari igihe uba ugira ngo hari nta n'umuyobozi uzi ko showbiz ibaho ko mu mashoni bajyamo kereka yaje umuntu w'umunyamahanga urumva batumira nyine wari wabona hari umuntu ejo bundi The Ben na Bruce Melody bakora show hariya iriya show yari nini pe sibyo ni abantu banini mu gihugu nta muntu ngiye munini nigeze mbona wigeze ujyayo bo bashobora abanini biterwa n'inzego wenda ariko abantu bakomeye bariyo ariko hari abo tumenyereye nyine bayoboye ama ministeri baba yo Davido yaje bajyayo nyine abantu kwa kundi ubona nka minister uriyo Mbo ibya byose amatiku yaje nyuma yarabimize ibintu byose buriya hari amadetaye menshi twari kuba twayibonye nyine kubera iki abantu bo mu nzego z'ubuyobozi ntabwo bajya bagaragaza ko hari showbiz bayireba baza ari uko nyine hari ikintu kiri dangerous cyabaye nk'ura mukobwa yaraje aravuga ibintu ngiye numva bitari no guhagurutsa abantu bisanzwe tubona minister araje aravuze tubona umuyobozi wa kaminuza araje aravuze mu gihe tumaze hatangijwe Bruce Melody atangije kano kantu ko gusaba kugira izino mbuga dukoresha naga bitangije ahubwo yaratinyutse arabivuga noneho nibwo nabandi bantu batangiye kubivuga hashize bagiye gushira nk'ukwezi hari abantu influencer baza bakabivuga bizarinda birangira turetse kubivuga kubera ko tubona ko nta kintu twabikoraho nta muntu wo hejuru uvuga rikijyana uje ngagira ikintu byibuze ngo tubone ko banabibonye mwana wenda nago twavuga gutyo kuko barabibona ibyo ari byo byose nyine bakukibona se niba ari yakinga ngo banatweke ko babibonye icyo nagushyigikiramo icyo twavuga dushobora ahubwo kuzagera igihe turambiwe urumva nta muntu urari acting kuko kuvuga ko babibonye nta kintu kibera muri uru Rwanda mane baba batabwa sasa kuki bari acting ariko ari ibintu bibi ariko mu bintu byiza urubyiruko ruri gusaba ahubwo ndibaza njya mbona be influence nkabona abahanzi nkabona nyine abahanzi mu nzego zose yaba gakondo yaba abasakira n'aba gospel bose yabagiye hari nk'ibitaramo byateganyijwe hari ukuntu bagirirwa favor yo guhura na ba minister ujye bibona akenshi utuma twishima ajya bakira mu biro bafata n'amafoto nka ministeri nyine y'urubyiruko bajya babakira yego ndibaza mu bintu baganira haba hari nk'urubyiruko rujya ruvuga ati ariko rero izi mbuga tuzishyiraho iyi miziki ku ma YouTube dushyiraho ibi biganiro ko n'aba content creator barahura nyeka ko bajya no gutumirwa muri izi event zikomeye ziba zahuriyemo n'umukuru w'igihugu baba batumiye mu ministeri nibyo nyeka urumva ko simbona ukuntu wapfa kuva hano mu rugo guhita wisanga muri convention harimo umukuru w'igihugu ngo mugiye gusangira nyine mugiye muri dinima oya bya byose ari protocole zibaho sibyo nyeka ko rero barahura ibyo byose nabo ba ministry ndibaza abo baganiriza iki iyo babajije imbogamizi bahura na ko ministry niyo wamucika atakubajije ati se ibi bintu byanyu tubafasha iki sibyo imbogamizi mufite nizihe ndibaza ahubwo abo ngabo bagirirwa favor yo kugerayo barabohoka bakabwira ministry uti iki kintu turagikeneye cyangwa baza gusa ku mbuga bagasakuza bahura nabo ikintu navuga sibyo ikintu nabonye yo president yatanze umwanya akenshi ngiye niyo ndebye mbona bamubaza nk'ibibazo
nawe ashobora kuba atungurwa tu we perezida aba aje kubaza ibibazo sibyo ugasanga abantu bamubwira nyine ni iki kibazo ni iki abo ugasanga abantu wagira ngo abantu batinya kubaza ibibazo nyine bihari tu aho ugasanga abantu ngo nyakubahwa ngo turagushimira ibyo gushimira perezida ni byinshi ntiwabivamo nawe arabizi sibyo ni byinshi ibintu byose washimira ariko ABCD washima paka buki we nge ndamya ko uriya no musirikare man ntago abayaza no kuza kumubwira ngo mwakoze nyine yarabikoze arabizi ko yabikoze ugasanga ngo mwarakoze ngo byagenze nguko karangira umuntu arashimiye gusa kandi ntabwo perezida yaza yavuze ngo mushimire kaba yaje ngo mutange ibibazo urumva man ugasanga nyine abanyamakuru gwera kwambira kwanga nyine ibintu babajije bro nta kintu kimwe kirimo gifite ireme kabisa ariko n'abanyamakuru numvishe bivugiye umuntu wajya kubaza ibibazo kumva biri serious urumva yari uriya Cleophas Barori ararese kuva yajya ku ntebe ariko ibaze perezida ngo bari kwibara ibaze kujya cyavuga amakuru ibaze kujya perezida kuguha umwanya akajya kumubwira ibintu bya Rayon Sport. Okay, rero birakwiye yego bimubwire ko hari ikibazo nayo bimaze imyaka ingahe nakatagize yirirwa rwana nabyo byo oya tubyemere kuko siporo buriya cyane siporo hano mu Rwanda ishorwamo n'agatubutse wenda kumubwira ko harimo n'ikibazo birumvikana yego ariko se yego siporo ivuyeho sibyo entertainment niyo umuntu akubwira ati turakoresha igitaramo ariko kivemo miliyoni 600 zirongera zisakare mu bamanitse bafure abagize iki nabo bayaheho ku bandi nyine babona akazi ariko ugasanga ikintu kirengagizwe iki ariko se kuki imbaraga zishyirwa wenda muri siporo sibyo mu ba sportif zidashyirwa muri entertainment ari nayo mpamvu abanyamakuru ba siporo hano mu Rwanda uragira hari umunyamakuru barusha amafaranga bahembwa neza kabisa va no guhembwa neza nabyiro baba bafite mu bintu byo kwamamaza mu biki urumva nyine nicyo kintu natangiraho nkubwira kubera iki bisa nkaho ibintu bya entertainment byirengagijwe wagira ngo nta kintu bimaze kandi abantu baririmba abahanzi baritabazwa mu bintu byose mu bukangurambaga bashaka ari ikintu bashaka gukangura simple baritabaza hari n'ikintu ari nka message bashaka guha abaturage abahanzi kirakenerwa twarayibonye twarabonye muri campaign za President Burika harimo abahanzi urumva z'amatora siko babivuga se okay baritabajwe urumva bamwe bajyagwa n'amahirwe yo guhura na perezida aranabamenya urumva kubera iki nyine bihita birangirira aho ngaho ubundi bakiri ubukene buranuma mu bintu by'abahanzi abanyamakuru ba showbiz muki hari n'abahanzi dora tuvuga bari kubivamo kandi bafite impano nta kirimo ari ibintu byakabatunze bafite impano zigaragara uranureba akakubwira kugira ngo umenye ko nyine umuziki wo mu Rwanda nta kirimo nura nk'umuntu ufite hit muri Uganda yego ntabwo ushaka kumubwira ngo ajye kuba muri Amerika sibyo umuntu ufite hit uri gukorera amafaranga kabisa ntabwo ushobora gufata nka FIFA maker ngo umubwire ngo jya kuba muri Amerika ari amafaranga ajya gukora turimo tw'amaboko aririmba harakuza ama stade bakamuha miliyari ntabwo ushobora kujya ariko hano mu Rwanda ubonye opportunity ahita agenda akigumirayo ntagaruke yaba n'abantu n'ugenda akagaruka abasigaye connection ku buryo yasaha nasubirayo urumva ariko nta muhanzi wo muri Tanzania ufite hit ushobora kuvuga ngo ngagiye muri Amerika ngo arangacitse ntago bibaho yakorera amafaranga asakura muri showbiz iwabo nyine twege ibintu twaradibye abantu ibintu by'abahanzi byanzeme cyo mu Rwanda byaradibye government nta kintu birebaho harya aba bashinzwe haditse ministeri imwe nyine ya art and entertainment ubwo si bimwe rero kubera ukuntu nanjye mbona nta kintu batwitaho nanjye sinjya mpfa kubimenya nyine none nakabaye ministeri ndi ku directing aho ariko niyo urubyiruko urumva n'ubuhanzi yo nyine niyo ndakeka ariyo bayoboye utuma twishima y'urubyiruko yes ni y'urubyiruko n'ubuhanzi n'ibiki ne gutyo rero ndi numva ari kuvuga ngo urubyiruko ngayoboye ngo bafite ikibazo cy'ururimi none se ntago yabeshye nese yarabeshye yaragendeye kuri Aisha Speed cyagiye ba influencer bahuye yaba yaranakoze n'ubushakashatsi none se wakuvugisha mu gifaransa kafuru ushobora kuvuga bonjour kavuga ibyindi bari kubyonkeka ko ari education itameze neza hari kundi nyine abakoroni tubavamo duhindura none se abakoroni bagiye bavugiye baviriyeho biracyari ikibazo
oya abana buba ariko bari oya mu Rwanda nyine kugira ngo bavuga ururimi neza nuko warize mu bigo bihenze biri prive bya prive muri leta aho biracyagoranye abantu bize leta ariko baravutse muri za bibiri urumva ako none ikintu kinsasa uziko nko muri za Uganda bari nk'abana bakigira munsi y'igiti za UG kabisa abana bakigira munsi y'igiti ugasanga ku ndimi baradidibuza yego ariko bari abagirirwa amahirwe nyine yo gukoronezwa n'umuntu reka tubirekera abakoroni ibyo ngibyo wenda ariko ikintu gihari cyo urumva ku rubyiruko impamvu bavuga turakennye kandi ahantu ari kubivugira iyo video aho tuyikuye ivuga ko akennye nakazi ubundi hari amafaranga aho ubwaho hari abari kwifashisha ingero zo muri Kenya, Tanzania, Uganda urumva sinzi niba Uganda ibiriyo ariko Kenya na Tanzania ho turishuha urumva n'abaturanyi yewe hari n'abari kuvuga ati 2018 izo ads zari zihari ngo niba ariyo zikuyeho nta makuru leta ariko ntabwo yazikura reka simbizi urumva gusa ikintu gihari ikintu nashaka kwibaza niba koko abo ngabo wenda bari kubyigaho sibyo bakwegera abaturanyi kari inshuti zabo urumva kabaza uko babigenje ntabwo ari ibintu barinda kujya kubaza bro zino mbuga kugira ngo zize tuzikoreshe babigize tiba yabikoze kugira ngo nyine internet ize bino bintu byose kugira ngo bize ni leta iba yabikoze urumva no kubizo ads turi gusaba zidahari leta irabizi impamvu zidahari urumva nta kintu na kimwe ubwo se leta arinda kujya kubaza ibintu niyo yabizanye nta na kimwe asubwo nari kibata ahubwo wenda dushobora kuba twe tubisaba gutya kandi wenda hari inzira bisaba igoye twe tutazi sibyo ari nayo mpamvu tuguma wenda kubwira abo bireba iki kintu nyine turi kwibaza abakoresha imbuga nkoranyambaga ni benshi kandi n'urubyiruko rwinshi cyane nkuko wandika uti usubiza wa mwana watatse ubukene ati dore hari imibare gutya na gutya twe turifuza yaba wazagana none ukandika uti dore hari impamvu ituma izo ads zitaza ariko nidukomeze gucomplaining kandi wenda hari ibintu tutazi bituma zidahari niba tuzi yuko niba nyine nakubwiye ngo baba babizi niba hari ingero z'ahandi hantu bino bintu bitunze abantu yego bikaba nyine urubyiruko uzava muri Nigeria nakazi umuntu abyukira kuri TikTok ari akazi Instagram ari akazi urumva nta kindi kintu ubona akora kandi nugasanga ni timu y'abantu benshi cyane bihemba twebwe nyine harabura iki ko tubifite ko tubikoresha internet ko ihari uzi ko ngiye byanyeretse ko bwo ino internet tuyipfusha ubusa nshaka kuba tuyikoresha nka 5% y'ibyo twakabaye tuyikoresha sinzi impamvu nkomeje kwibaza urumva niba koko leta iri gupanga ama strategy yo guhanga akazi bavuze ko bagahereye kuri bingi urubyiruko rwisanzemo cyane muri iyi myaka 5 ngo bazahanga akazi niyo ari miliyoni zingahe urumva oya n'ibihumbi muri 10 urumva bavuze ko nyine bazahanga akazi kangana gatyo niba urubyiruko nabo ubwabo bazi ahantu nyine hava imirimo kandi ndakeka niho hantu hari imirimo yagaburira abantu benshi iyo strategy yabo yaba yajyagamo urumva byakoroshye urumva no gutanga akazi nyine ku bantu benshi urumva ko akazi kava ku mbuga niko kagaguruka kagakora stock y'inkweto nako shop y'inkweto kagakora shop y'imyenda urumva ko sinye kwanza zino mbuga iyo zamaze no gukora nabwo ushobora kubishobora wenyine ukenera abandi bantu bagufasha kandi bahembwa abo n'amafaranga n'ukuri zino mbuga ibyo bintu baramutse babikoze igiciro cyose byasaba nyine bagashora niba no gushora bakabikora urumva ntago ari ibintu bakicuza ko ari amafaranga se ntiyavaho umusoro none se leta urambwira ko yabura amafaranga akora monetize oya nyine niyo mpamvu turi kwifuza ngo leta ni ikintu gikomeye niyo mpamvu turi kwifuza ngo nkuko nyine baza bakayatinga iyo twadekonye hari umuntu mu rubyiruko wadekonye wavuze ikintu kitajyanye cyangwa se hari uwabwiranye n'undi nabi urumva ku isaga zabayaga minisitiri baravuze noneho kuri kino kintu none se ko turi gusaba ikintu noneho kiri serious cyatuviramo n'akazi ubwo mwaje mukatubwira ngo tugiye kubijyamo cyangwa se biragoranye kubera ubu buryo ariko
biri kwigwaho byibuze twicare tuzi ngo biri kwigwaho apana kuba cyangwa tumenye ngo ntago bishoboka area turimo ntago byakunda ko ntago byemera izo ads flowing hejuru kuko hari n'umuntu wirirwa yibikanga kuri za TikTok azi ngo bizageraho bimuhembe bamwe banabireke tujye cyangwa izo mbuga ba nyirazo barinde banazifunga nta n'ikintu kuko abandi bantu birabakijije pe ari ingero z'abantu tuzi byakijije mu bindi bihugu ariko hano kubera nka Show Speed ni urugero nta kindi kintu akora ni imbuga icyatumye bamutumira se internet cyangwa se acuruza personality ye acuruza niba byutse mu gitondo ari no wenda leta ibireba bikavuga ati ntago ziriya mbuga ntago ari izacu ari twazi creatinze ntago ari iki oya ariko ni iki dukoresha ndi kumva yaba nyine itakabaye impamvu kuko ibyo dukoresha byose ntago ari ibya na WhatsApp hari umuntu ugeze kunganiriza ngo leta ngo ntago ugase nese kafu email dukoresha twandika ama email menshi twandikirana n'abantu kandi si ibyacu kandi email ngo ziba zirinzwe nyine ziri protected si password dushyiramo gusa email sezo ni izacu hari umuntu ugeze niba ministry yandikira undi mu ministry email hari ibanga rirenze ryo kintu bakoresha ahubwo hari umuntu ugeze hari ibanga rirenze wa ministry yavuganye n'undi mu ministry ibintu bavuganye si ibintu byibanga bikaze nose ko kitubikira ku rubuga tutakoze hari umuntu wambwiye ngo burango mu bihugu ngo bigitera imbere ngo nk'u Rwanda ngo burango hari n'amamodoka ngo abatemerewe kuba yahagera ariko ndakeka zimwe zo hasi cyane nyine ngo hari amamodoka ngo bitewe n'agaciro ngaba atemerewe ngo kugera mu gihugu nyine kigitera imbere kubera ko ngo abantu badutera inkunga bashaka kwibona bakona ko abaturage ngo bakize abantu babasha kugura amamodoka yenze gutyo ntago bagikeneye inkunga maybe se baraho bihuriye no kuba wenda imbuga zazo zikaduha amafaranga menshi tukababanya amafaranga cyane niki cyo by'inkunga ntabyo nzi aya no umuntu wabimbwiye nanjye sindishwa niba ariko bimeze ngo burango bihugu bigitera imbere ngo hari imodoka ziba zitagomba abaturage babo batagomba kugura bitewe nda na range bariho yinoze ari ibyo nanone ubwo hari amafaranga umuntu atatunga nyine nanjye nibyo ndi kwibaza none uramutse wumvanye umuntu kuri yabaza bakivuga ngo mfite miliyari 10 ngo natwe yadoha nibyo ndi kwibaza ko yurebye nyine umva nare imbuga amafaranga abaho sibyo nyine nk'ibyo bintu babikoreba byibuze abantu bari hirigwa ugasanga hari nk'umuntu ufite YouTube channel ishobora kubona miliyoni 20 mu kwezi kandi bigoranye gutya cyeke izi mbuga zaguha amafaranga ngana nk'ya Sadate numvisha avuga ngo miliyari 10 oya imbuga zaguhiriye ushobora no kuyarenza wayarenze so none se niba bavuze ngo rero ahubwo banza batekereza bagasanga amafaranga menshi byari uva mu kwibajina kwanjye uri kintu nekereza menya bareba bagasanga ariko banyara bagasanga babyemeye n'abantu bakora gutuzi twemero batuvamo bakizira ku imbuga rega ntago ari za buri wese none babibeshe ntago buri wese ashobora kuza ku mbuga ngo abishobore imbuga ntago ari za buri muntu wese none niyo umuntu aba yicaye muri ofisi wamutunga kamera gusa projet yakoze kwisobanura byamworohera akongera agasubira mu bitabo kubera ko reka nongere nsome kubera ko imbere yari kamera ntago ari za buri wese cyunzwe kikaza urumva ntago bihira buri wese kuvuga gutya ntago ari buri muntu waza ngo none se okay muri make reka dusabe sibyo reka tubisabe dufasha abandi banabonye ikiza nuko namenye aba content creator bose babihuriye aba influencers bose babihuriye abantu bose bakoresha zino mbuga ikibazo rusange ntago ari ikintu nakwinjizamo wowe ni ikintu rusange nge kirangira ingaruka ngivuge ku giti cyane muri iyo mirimo muri iyo zabumbo nawe bimugire iyo mirimo bavugaga nyine bagiye guhanga uwa mbere barawuhanze ari ukuzana internet no kuduha imbuga sibyo ahubwo harabura kuntu nge ndikumva habura kunoza kugira ngo utangire guhemba abantu nyine uvemo amafaranga sibyo internet nakazi internet nakazi zino mbuga nakazi ahubwo kari smart kandi gakorwa n'abantu bafite mu mutwe urumva rero ndirumva ahubwo nibahere kuri akangaka kuko hariho n'abantu benshi ari umubare mwinshi w'urubyiruko urumva ndumva bahekahera ko none cyangwa se byibuze turabinginze nagira umuntu uvayo ndabizi mwabyumvishe abantu benshi babivuze umusitari munini mu gihugu yarabivuze minisita warabyumvishe umuntu wese ufite ushobora kuvuga munini ubwo ni Bruce Meddy buri wese ushobora kuvuga nyine bikagira aho bigera n'ubu uri umu content creator turashaka umuntu uri mu nzego z'ubuyobozi wabyumvishe aze adusobanurire atubwire ya nyine wambwira umwana wakurikirwaga n'abantu 300 niba yaravuze ati ndakennye bikagera muri leta nakuntu wambwira umuntu nka Bruce Melody
ukurikirwa hafi na Afurika nabo ubwabo baramukurikira direct ku mbuga. Nta kuntu wambwira ngo we yavuze ibyo bintu ntibyabageraho, byabagezeho barabizi. Ahubwo wenda icyo twasaba nuko baza urumva bakatubwira mu nyandiko cyangwa se mu mvugo bakatubwira uti ibi bintu bimeze gutya urumva. Nibaze batubwire ngo mumaze iminsi mu complaininga kino kintu urumva natwe turabizi. Ariko impamvu dore bimeze gutya na gutya ABCD. Minisitiri w'urubyiruko ako na akazi ke twicara tuzirata ngo ni ibiki kuko nanjye impamvu nashobora gukomeza maybe tutazi ko ibyo bintu bigoranye cyangwa se na ba nyiri imbuga batayitwemerera hano bitewe kumwavuga ngo bitewe n'ahantu turi, sibyo? Ni urugero ndi gutanga ngiye kuko tugakomeza dusakuza gutya ngo Tanzania ngo byaremeye ngo Kenya byaremeye ako bishobora kuba ariko hari atwege bitakunda. Rero niyo mpamvu ikiganiro cya Emirene nabonye yakoze muri 1-on-1 we na Tycoon Ndahiro. Tycoon akora ibiganiro aza nyine mukaganira akajya kubaza tuyu ninde ukamuvugaho iki urumva. Ariko babanje kuganira kuri kariyeri ya Emirene. Emirene no ikintu numvisha nacyumvisha neza yavuze uti bo bakiza nyine kuri izi YouTube hariho abantu benshi barwanya igihugu. Nta magambo ye yivugiye urumva. Utariko uko haje internet abantu benshi bakaza kuri YouTube abantu barazimangatanye kuko nibo bari bafite percentage urumva nibo bayimenye mbere babaga no hanze. Yego urumva kuko ngo wanajyagaho abantu bagatangira ngo ugiye kureba abantu barwanya igihugu iki urumva. Utariko aho urubyiruko rwinshi rwagiriyeho abantu umuntu wamureba kereka wamusacinga umuzi nyine ashaka no kumwumva. Ariko kubera hari content creator benshi bose barakireya ibya babandi bikaburizwa. None se nka Irene ikibazo rero barabajena aho abantu bantenguhira nk'ubu wigeze umva cyangwa uciye mu ijambo byarangiye nabivuzeho nta kintu yabivuzeho. nk'uwo mujene uvuze ngo ni Irene urukumva Irene si umuntu munini cyane. kuki uranuza Melody si umushuti we si baba bari kumwe mu gusenga ngo ni n'amatimu. Melody ko yavuze kuri kiriya kintu kukirene watamutiza umurinde ngo nawe akivugeho nyine bano bajani banini nabo bafite influence nini ma platform manini nabo hari ukuntu ntabwo buri nguna azajya kuvuga ikintu Sabe ntacyo yavuze mwana ntabwo Chief Arsene azajya kuvuga gusaba ikintu. Hari ukuntu abantu basigaye bitiranya ibintu urumva ibintu nyine byose bakabyita politiki. Abo bantu nabo bagoye kuvurwa bagakira. Bakumva ko kuba wabwira nka minister direct kamusaba ati ibi bintu mutufashe muze mubivugeho agahita abyita politiki. Wavuga ugiye ngo muri politiki wabanze muri politiki. None se umuturage yabazavuga ryari? Nyine niba ubwiye ikintu umuntu gutya nyanyibwiye minister ari umupolitisi ntabwo bibaye ko nanjye n'umupolitisi ntabwo ninjiye muri. Ahubwo ikintu nabonye cyo abantu bakuze baba ari abapolitisi cyangwa iki bino bintu by'imbuga hari bashaka ko ibyo bintu tuzi ko ushaka gusanga ibyo bintu batanabiza hari yawe kintu. None se reka nkubaze amatangazo menshi sibyo PK ndavuga kuba bazi ko imbuga nyine zicishwa ibyo bintu ubutumwa n'iki ariko bakaba batazi ko ziriho n'amafaranga ku muntu uzikoresha. Abo bantu rero bakaze gutyo urumva amafaranga bo bafite urumva nagabemerera kuza kumva ko hano ngaha hari amafaranga bakwiye. Niyo mpamvu rero tugomba kubabwira ko cyane ko buriya bigoye kubona ministry urumva ari gukora content kugira ngo aya mafaranga. Yes rero ubwo reka tubibutse bya bintu biriho amafaranga burya ya magambo twiga tuvuga tugashyira ku mbuga abantu bakabireba bishobora kubyara amafaranga kandi menshi. Kafuru ndakeka iki kiganiro twanagicumbika. Njewe ariko hari umuntu abonye president yibwiriye ko ajya mukurikirana niwe ngiye kubwira no message ndavuga umwe kubera ko abandi twarabivuze menya batabireba ngiye kwibwirira umuntu umwe kuko niwe nabonye president yumva sibyo. Nagaruka ari we yumva ahubwo hano ku mbuga yavuze ko yaramumentioninze tujya mukurikira ndabyibonera ko amukurikira none se abandi simbizi urumva. Arya ashinzwe iki? Ashinzwe ayobora RMC ariko ni n'umunyamakuru akaba na nyiri ikinyamakuru Mama Scovia nje nabonye ko n'umukuru w'igihugu yagaragaje ko ari we muntu akurikirana tubireba tubibona. Rero reka nkwitumire reka magarira abandi urundi rubyiruko rwose rukoresha zino mbuga nkoranyambaga
izi mbuga nkoranyambaga wowe nawe urazikoresha, urabizi ko ziriho amafaranga, ariko urabizi ko bitugora kandi hari uburyo, cyangwa se hariho makeya kandi hari uburyo hazaho menshi. So rero kubera ko wenda ari wowe uba kuri social media cyane, umuntu byakoroha kuba message wayo tuyibona vuba, abandi wenda biragoye cyangwa se baranabyirengagiza, ariko nkawe nk'umuntu uzikoresha nawe urazicuruza, wadusabiye bakazigira monetize. Bino bintu twirwa dusakurizaho ugasanga ufite abantu miliyoni kureba ariko nta kintu bikumariye, kandi handi hantu bibatunze twege natwe watugereyo ko we byibuze uvuga bakabyumva, we uravuga bikagerayo. Abandi ba influencer cyangwa abantu bafite ama platform bigize nkaho batabikoresha, aha rubanza baranyuzwe, ariko bino bintu biriho umubare mwinshi w'urubyiruko rwakabaye rubikoresha, nyine bakabikuramo amafaranga, akanya hakaba nta bantu dufite ba complaining ubukene. None nanibazaga kubera iki hari akantu gato kabaye muri entertainment kari negative, aribwo abayobozi baza bakavuga bakareactinga, ariko nk'ubu tumaze igihe turi gusaba kino kintu hakaba nta numwe ushobora kuza ngabivuga wenda ngatubwira ati rero bitewe n'ahantu turi igihugu cyacu ntago byemewe kuba batugira monetize cyangwa se tubirimo, cyangwa se ntibyashoboka, nyine tukicara tunabizi ko bihagaze. Mama Scovia wowe tugerereyo nabonye rero we ntumwe ya rubanda pe, tugerereyo kabisa. Na buri muntu wese ukoresha imbuga nkoranyambaga uri ubona ino message amfasha kuyisharinga igere igomba kugira, ariko bino bintu mu binoze birimo amafaranga, birimo akazi kandi ababikoresha murabizi. Ciao. Message yari nini pe.